narivuze turi mushaka munite Kadeze cyangwa se Fake pour le moment nta Kadeze nta Sepa twarababariranye ko nugucikamo utashimye ahantu uremewe kuba usohoka utashimye gute ahantu hari Yesu bavuga ubutumwa bwiza uhagaye gute none nk'ubu dutuye aho ubu ufite ubu uswatura umu extremiste uswatura umuntu w'umunegativiste umuntu nta bwumvikane burimo buriya no kwaguka byanga byakunda hagomba kubaho n'ikiganiro ciza cyo kwaguka kabwira revera wanje ati akabo bwumvikane ndetse binabaye byiza ari n'umuntu w'amahoro ugatanga ibimasa ugatanga raporo iri mu imasa 200 javuye iwacu washika umupfurero agafata raporo ataranayisoma akayisha niyo Kadeze agavuye mwe mwarasigaye urumva abagabo imfura z'imurenge zirababara zirahetsa yego shalom bakunzi burunga TV bakunzi ba Desert Voice TV ndetse n'abakunzi bijwi y'imurenge twabazana ibinyamakuru bitandukanye hano mu kiganiro tugiye kubana nabo n'abanyamakuru yego cyangwa se n'aba YouTuber nkuko abantu benshi babimenyere kubivuga ariko kandi n'aba evangeliste n'abakozi b'Imana twemera kandi batanga umugati wa Yesu neza nkuko bikunze kuvugwa twishimiye kubana nabo rero nje ugiye kuyobora kino kiganiro n'icubera Alex nanone kuko mubibona musanzwe mubazi dukuze kubana umunsi kundi ariko reka bivugire bonyine kugira ngo tuze gutanga ikiganiro ufite mikoro natangire yivuga murakoze cyane nitwa Karegeya kuko babivuze nkorera ku kinyamakuru cijwi ry'imurenge TV yego murakoze cyane murakoze cyane nitwa Mugisha Joshua ku kinyamakuru kizwe nka Desert Voice TV asante sana turabishimiye kandi tubahaye ikaze aba mwebwe ndetse n'abadukurikiye bose bumve ko bahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganiraho turagenda tugaruka ku bintu bitandukanye ariko cyane turaza kugenda twibanda ku myitwarire yaba yo mu kanisa cyangwa se mu Kiyumbe igize iminsi igenda ivugwaho gutandukana n'abantu batandukanye ariko turagenda dusa n'abantu bakora analize nkuko dusanzwe dukora analize atandukanye nabonye ubushize ikiganiro twakoze ubushize na numvandimwe Karege bavuga ngo ngaro wabazwa ngaro ubaza ngo bose nta makuru ahagije bafite mbabwira ko cyari ikiganiro numva ko afite byinshi birenzeho azaze nawe erega buriya n'ikibazo no kuba utekereza ko ufite amakuru ahagije ariko ntuyasangize n'abandi nico gikomeye so nje narimo mbabwiye ati umuntu wese umva afite ibyisumbuye kurusha ibyo twaganiraga azazi tumuhe mikoro haryo ubwo twaganiraga ku bijyanye n'iki twamo tuganira cyane ku bijyanye n'aya makuru twabonye imuhira ya itorero rya Sepake ndetse na Kadeze byonge kandi biriya byo guhagarikwa iminsi 40 no guhabwa imbabazi hajya wari Sepake nawe habe n'ubu ngubu muri mind ndiyo nubwo haro twagiye tuba melange ukundi hari na docteur zamureba akabona nawe muri ibinyaho mukaba mutenga abantu imyaka 40 igashira mu batera umuntu yakoze ikosa uramutenga iyo yasi imbabazi uramubabarira iyo atazatse urabanza ukamureka nawo wa urenganyije sinzi ko urenganya umuntu kandi umuntu yarenganye wemera ko karengane kabaho ndabyemera ko kabaho ariko umuntu yarenganya arataka hari umuntu ugeze umva ataka ko yarenganye ashaka ko baratatse kwera ko tutaravuka wenda barata icyatumye badaza gusaba imbabazi so ko babonye ko bababesheye none se bazihawe batazisabye wenda no kugira ngo ubuzima bukomeze sinzi reka twumve docteur urabona abantu batari bararenganye docteur je ndi ku ruhande rwa Kadeze cyangwa Kadeze hoya ndi metodiste na Sepake biregeranye cyane ariko ngo nyine niza conflit zage zi affecta nyine itorero ry'umurenge ariko mu byukuri Kadeze ntacaha gihambaye yakoze cyo tumitenga imyaka 40 umuvandimwe yavuze kuko nta mbabazi basabije Kadeze yashatse ko amahoro kababarirana ndetse twe twakoze bavuga ngo icyaha Kadeze yakoze ngo ndikizobabarirwa ayo makuru ageze uyumva ngo icyaha Kadeze yakoze
ngo ntikizobabarirwa. Abantu rero bakurira muri ico kintu ahandi wasangaga n'umusore usepaka adashobora no guca no mu muhana wa Kadeza yigize kumutagatifu ngo naca mu muhana wa Kadeza bace mu mapagani byari bikomeye no kuba yo nagira n'ishuti mu rubyiruko rwo muri Kadeza ugasanga ari ikibazo. Jewe mbona ko ari naho n'amacakubiri atugejeje kuri none akomoka kuko umwana yakuriye amacakubiri urumva nyine amenya ngo amacakubiri niki nawe agatangira kayiremamo nuko niko yemeza ariko byagize affection ikomeye cyane nako ntuza impact negative cyane ku mibereho yacu kuri none ni kanisa rya none naryo ryagizweho ingaruka n'ayo makuru ya Kadeza na sepake. Yego wenda turaza kubihuza duhuze nyine amakanisa ya ruguru ndetse na hano ariko nanone hari abavuga ko Kadeza yari kwiye gutengwa kubera ko ngo yibize ibikoresho z'ameza ngo biba nimba ari iki bindi ntabwo yibye ahubwo kuko sepake nayo ntiyasigaye gutyo bari barabiguranye niba nibyo bajanye barabiguranye kuko cyangwa hari umucuranzi umwe nigeze kumva uvuga ngo ubwo bamutenze ngo bamuheze ngo ifaranga ziyagiye agura intebe zo muri iryo kanisa ngo azimugarurire. Kadeza nayo yashatse gukuramo utwaye yari yarashoyemo. Yarabona Kadeza hari nk'amaparuwase wasangaga yose ibyumvikanye tuvuye wenda nka za Bijombo abe na za Muzinda hari paruwase nta kuntu mwafata ibikoresho bya paruwase mwe mutumva kimwe na ya community ngo mubijane takira ibintu byanyu kandi ari mwe mwana biguze. Urumva rero bafashe ibintu byabo n'ubundi kuko na sepake hari rasigaranye. Sinibaza ko Kadeza yagiye kwa kumubitsi wabyo kwa Revera Makombe gutora ibintu kuko bari barasigaye ntabyo yavuye hari ngo bije mu Bijombo abantu bagiye basigarana ibyabo kandi bageze mu ruhare kubigura kandi inyandiko zabayeho ngade mpera karega mikro numve gusa bibaye ariko kuri bikaba bibaye kuri ko bamaze gusohoka bavuye kuri bwa butegetsi bwa Ruhigita bibaye kuri ko hari ibyo basohokanye ryaba ari ikosa ahubwo nimba ari umuntu utekereza ngo batenzwe kubera ibikombe by'ameza bajanye n'ibimasa n'ibindi wenda imitungo tuvuge mbese bashobora kuba baratwaye nje ntekereza ko baba bibeshe kubera ko biriya bintu gaba nimba baranabijyanye wenda babijanye nyuma yo gutengwa urumva ko donc inama yemeza gutora delegation ije Kinshasa gusaba communauté barayihawe barayizanye bahise batengwa nimba rero muri kwa gutengwaga muri ka kavuyo umwe yari ko afata mukogotena agakubitaho intebe 20 akazisohokana urumva ko ico gikorwa gishobora kuba cyarabaye nyuma yo gutengwa kandi ngira ngo ibyo bintu ni ibintu bikunze kuba mu makanisa acikamo cyane. Okay, nta handi twabonye amakanisa acikamo usibye hano ahangaha dutuje. Iyo twaje iyo amakanisa acitsemo nta bajana ibikoresho bimwe abandi bakasigana ibindi. Hari abo nzi babijanye bagirana nk'urubanza noneho nabo biyambaje ngo babakize ngo babasaba stati kanisa. Donc stati kirumvikana. Basanga ntayo bafite. Mu Rwanda bavuga ngo ni imbari ubuzima gatozi bw'ikanisa noneho ngo basange nta stati bagira burya warimo asa nk'ubakiza barababwira ati n'ubundi nta kanisa mwari mufite ni igitaramo mwari muhuriyemo rero umwe ibyo yajanye n'ivyiwe undi ibyo yasigaranye nawe nagumanye ariko ntabavuze ati abangaba ubwo batujanye bino n'abapagani ntibazoje mu ijuru. Okay, tuzumva donc ni lezondi bamwe gabaza bavuga ngo ni ikosa ariko Bibiliya ntacyo bivuzeho kuvuga ngo wacisemo mu kanisa ngo uvuge ngo ugomba kujana duke cyangwa tugomba kugira ibyo ujanye. Okay, gucikamo byo biremewe gucikamo uko gucikamo amakanisa ya Paul dukunze kubona agenda acikamo buri munsi ibyo biremewe. Impamvu dutekereza ko byemewe nuko babyisizina ngo nukwaguka ikintu cyiswe kwaguka wakirwanya. Docteur ngahe
Dr. yo bacitsemo iyo pastor bacitse umupastor yacitse mu ikanisa runaka cyambere ni ikosa cyakabiri nimba ari ikosa cyangwa nimba atari ikosa iyo yagiye baramutenga cyangwa bigenda gute none ibintu byo gucikamo ntibidatangiye none kuko n'abaporo bavuye mu gatolike ariko mu by'ukuri bari yabo hari ibyo batumvaga hari nk'amarituwele n'ibintu by'amadoktrine za katolike bavuga ati ibi bintu bihabanye n'ijambo ry'Imana hari n'ibindi bitabo biri muri Bibiliya ntagatifu aba baprotesta batemera bakavuga ati twebwe ibi bitabo tubyemera noneho urumva barafite fact hari ibitabo batemeraga hari na doctrine babonaga batumva bakurikije wenda ijambo ry'Imana uko babisoma bo nuko noneho barasohoka ariko aba ntaco bapinga bano bahano arasohoka gusa kandi agasohoka rimwe na rimwe wenda ateje nabo kabonye n'ibyo bintu bagafata ibintu nyine wenda baguriye hamwe abandi bumva ko ari ibyabo wenda batanafite niyo stati ubuzima gatozi nuko ariko mu by'ukuri bibaye ari ukuvuga ngo nugucikamo ni imvugo mbi kwaguka ni imvugo nziza ariko se baza baguka iyo waguse iyo terme nyine bakoresha ngo kwaguka baba bagutse koko oya aba bacitsemo no kubesha kuko hano nta munyamurenge udakishijwe hano noneho amakanisa ari hano yose ntibariye baza basohoka bakinjira muri iri kwaguka nukwega agasiga wewe nta kwaguka guhari kuno gucikamo nyine simvika ubusobanuro bwo kwaguka iyo bavuze ngo kwaguka iyi kanisa ryagutse biba byagenze gute kuvuga ngo baba babonye abantu voice abakristo basha bakijijwe bisha abantu bakijijwe bakireza umwami n'umukristo atari babandi bari babana muri batari babandi none se ubu ngubu ufite abana 10 njanyemo batatu banakwibye urumva banagutse banaguciyemo banafasha umuryango wawe ngawucamo nuvuga ngo rero hano nta kwaguka guhari nugucikamo abantu bagende babimenye wenda hari ibyo abantu batumva kimwe agasakazamo nakantu ko kuvukana ariko ni mukubibona hano satureka kubesha usanga umuntu kamasanga umuntu ubwo ko ari mwene wabo ukabona itorero rya Kristo riri affect itorero rya Kristo ntirigira ubwoko ntirigira umurara ntirigira n'imvugo bibaye byiza imvugo muhuriho mwese niyo mwakoresha kugira ngo kuko muri amoko atandukanye noneho ugasanga rero yanyito yitorero twebwe siko tubifite cyangwa siko tubikora kuko kwagura nuvuga ngo wazanya abandi bantu bashya kuri Kristo ukaguraga noneho effective mu bwambi bw'Imana ariko gufata abandi babusanzwemo akaba ari bujana utanagize icupinga mu myizerere bari bafite udafite icugiye guhindura uko nugucikamo ko nugucikamo ariko utashimye ahantu uremewe kuba usohoka utashimye gute ahantu hari Yesu bavuga ubutumwa bwiza uhagaya gute none nk'ubu dutuye aho ubu ufite ubu uswatura umu extremiste uswatura umuntu w'umunegativisite umuntu kandi umukristo umuntu urukundo ntuzwa ngo urukundo hari Kristo bari urukundo shobora kuba nta numva n'uyu mugabo wenda nibyo akora bitashimisha ariko none nejo kubera urukundo rwa Kristo ruturimo kazarwa nkiyumvamo bya bindi byo nk'abatuye umuntu niko ateye ni kamwakira mutima wanjye kandi nta kintu kinanira urukundo ariko kubijanye n'ubutumwa bwiza kawe wemera ubutumwa bwiza cyangwa se byo twita ngo ubuntu bwa Kristo sibyo ukaba uri mu ikanisa ritemera ubwo butumwa bwiza cyangwa se ubwo buntu mukaba wumva ntacuri kunguka kijanye n'ijambo ry'Imana udashimyemo ntiwemere gusohora ahubwo aho ngaho bufite umukoro ugomba kuhaguma kugira ngo ukomeze ubwirize bo gusohora nk'uko abasenyera hese bakagusohora n'inkoni cyangwa bakakwima agatuti agatuti si ngombwa ushobora no kubwiriza umuntu hanze ushobora no kubwiriza umuntu musanze mu nzu muwiwe ushobora no kubwiriza no mu kazi ntawe utobwiriza umuntu dohere karega mikoro karega urumva utaburi kugumura abakristo babandi abakristo gabo abakristo naba Yesu umugani wawe niwe njya numvuga ngo abakristo naba Yesu kuri abantu rimwe namwe banabiyitirira reka nse nkuhere inyuma bukeya ukintu twari tuvuze kijanye n'ijambo gucikamo no kwaguka uko dogiteri yarabivuze
kwaguka n'ubundi nuko imultiplier donc nukuvuga ngo mwari bantu bari babiri ariko wenda bafunguye itorero hari abandi bantu baje babiyungaho niko kwaguka ariko nyine bino bikorwa ahubwo icyo umuntu yakwibaza ko bigaragara ko ari ugucikamo n'ubundi nta bwumvikane burimo buriya no kwaguka byanga byakunda hagomba kubaho n'ikiganiro cyiza cyo kwaguka kabwira revera wanje ati akabaho bwumvikane ndetse binabaye byiza ari n'umuntu w'amahoro ari n'umuntu ukunze kwaguka iyo nampesha umugisha iyo nsengera akampesha umugisha ndetse noneho yaba afite n'ubushobozi cyangwa yaba atanabufite yoca no mu bakirisitu bakagura na sente bakayimpa ariko rimwe na rimwe nico bajanye aza gikurikirana bivuze ngo hano hantu ariko sizi ikintu kizingiyemo hariya ese nyuma yo gucikamo nyuma yo gucikamo bwa busabane bari basanganwe burakomeza nubwo yo bazi ko rekeraho isadaka icyo cyo kireke kandi nawe ukora wa wundi yaravuze ngo ukora abazivuze nka mwarimu turuzi uko ndi kumwe na dogiteri hano akaba ari revera wanje mwungirije ejo nkabona arimo aranyima agatuta arantera inkokora arimo nta kindi nokora zaca muri 2-3 nababwira igitekerezo bacumva ngakubita ingoma hano hepfo iyo maze gukubita ingoma nasohotse jewe nawe umubano uburangiye niyo duhuriye muri nakumati siyo abantu bazaje kumwereka aho kuganira ibintu by'Ikanisa biba birangiye se by'Ikanisa bizisiyo nta makuru ubundi buriya ahantu hose iyo mufite icyo mushaka kuganira kugira abantu bafite ikahwa ku meza muzamubwira ibitekerezo byiza rero icyo gihe umubano uba warangiye ngani bayituzanira bari hafi kuruba umubano uba warangiye bivuze ngo mu by'ukuri kubera iki hashobora kubaho kwaguka ariko tukagira umubano mubi nawe ahubwo bivuze ngo impamvu zangira umubano mubi nawe nuko nacitsemo kandi nyuma yo gucikamo nakwibye bakirisitu kandi bakirisitu nakwibye tibirangiriye hari icyo nakwibye kitarimo kigaragara abakirisitu bo nabo tubagarukigaho ibo bemera kwibwa gute ese uratekereza ngo iyo nagize ibyo nagaye ntiyari abandi babiri bafite ibyo bagaye ese ubundi kubera iki wowe mu isi y'inyungu cyangwa nta kantu muza muhawe abakirisitu nje ntawe uranyoberaho cyangwa si ukunyoberaho abakirisitu nta kantu babaha ahubwo abakirisitu nibo batanga akantu ako kantu urakumva gute dogita wewe ufunguye ikanisa noza kuganira abakirisitu usakantu ni akantu nyine ni akantu data noneho abakirisitu niyo resuruse ishobora kugufasha mu migambi hari ahantu ugiye noneho ngire ngo cyane no kuvuga ngo babarwanire niko akunda bavuga uyu nguyu araje wenda ku kwezi sizambura 5 cyangwa ico gihumbi rente turaduteranya twishura rente ariko ngiye nkabona ko ari ikibazo cyo kuvuga ngo abantu swat umuntu yacitsemo sinshobora kuvuga ngo ngaya abantu bacitsemo kwano byo kugora no kubona umuntu utaracitsemo cyangwa itavuye muri indi byo kugora uretse ko nshimba kuko rimwe na rimwe zamana mu bitarane turi kumwe twese kandi ukabona nta kibazo gihari ukabona nta muntu ushaka kuba afite ubundi bugome cyangwa binabaye binahari wenda bashaka kujijisha bakavuga ati bikaba biri mu mutima kuko gari bya Yesu nta kurwana mu muhanda nta ntuza ariko mu by'ukuri abakristo gushaka ukuntu abakristo bakurikira pasteri ukuntu nabibonye hano Nk'Ikanisa RY'IMANA y'umurenge hano muri Kenya abenshi bari mu kugenda bakurikiye relation y'amaraso apana ya Yesu oyaye relation umuvukano yeba bita affiliation umuvukano noneho wewe wabafungura uri wabiri data wacu uretse ko si bose hari abagabo bavuga ati nje baho ndi naho narakijijwe sinakijwe na data wacu ndakomeza mbe aho ndi ariko abenshi 90 cyangwa acikamo kera barya abantu bafitanye isano ry'amaraso yababwiye niba nakarengane akorerwa
niwe bagomba kumenya ku mwanya wa mbere kugira ngo banashavure avuga ati tugomba gukura muri aka karengane noneho muri kwa kumukura mu karengane ikanisa ry'Imana rigacikamo ikanisa rya Kristo Choganacho rigacikamo turakimenya ikanisa niki ugasanga naya mibabaro Yesu yatubwiye ngo twihanganire ntituyihanganiye aho na urukundo ubundi gubikira ibintu byinshi hari abavuze ngo habe n'uducumuro dutonda duto urukundo iyo ufite urukundo hari ibindi Imana itakubaraho ariko mu by'ukuri kandi iyo ufite urukundo hari ibintu udakora iyo ngukunda sino kugambanira iyo ngukunda sino warajoro ku bwawe iyo ngukunda mistake zawe ndazimira urumva kazirenzaho urukundo nkunda kugira inshuti jewe mu buzima bwanje ahantu nagemba nkunda kugira inshuti ahantu nageranga ngasanga wenda ni nk'umuntu usa n'uwananiranye wenda utagira umuntu bakundana bitewe na comportement yiwe hanyuma y'amezi 5 akaba yabaye inshuti yanjye ya bugufi noneho abantu bakaza bakambaza si uriya muntu wowe ubana nawe gute ngo ngewe iyo nirigwanye nawe apana kwiranwa nawe isaha imwe avuga se nkumva be yavuga a nkumva se tukaba turakoroganya toya buriya urabanza ukamukunda iyo amaze kumukunda nawe buriya siwe uba wariremye ufata ya miremere yiwe ya miterere yiwe ukayakira ukavuga ngo ntubudasaga uko ateye siko ugomba gutera noneho aha rero ukabona kuko urukundo dufite hano mu banyamurenge tugira urukundo abanyamurenge ariko se rujya rwa Kristo cyane cyane turakundana ubwacu kuko yoza ko urukundo rwa Kristo ntirugiraga imipaka y'amoko ntirugira imipaka y'imiryango tutandukanye cyane cyane n'uru rwacu noneho kugira ngo rero umuntu acikemo ajane cyane cyane igice bafite nyisano y'amaraso aya kimuntu nuko hari ahantu rero nawe ubwiye bari mu mubiri iyo hari ikibazo kijyanye n'umwuka c'umwuka abanyamwuka bose barakibona yega na pasiteri bavuga ati tugaritse ku nshingano abakristo bagarika pasiteri ku nshingano ibyo birashoboka cyane yega buriya ni nk'umukozi wawe nkaba atari wayirifunguye twebwe ntituri inka ngo ubundi twitwa intama ariko zifite ubwenge ugiye wenda nko mu buryo bw'ikanisa navuga ngo nyaryo by'aya makominote n'ibindi ariko ikanisa umuntu yicaye wenyine akarifungura wowe ufite ububasha bwo kuzuka iryo gasi kanisa asiyo dufite hano niyo makanisa gatufite aya ni aya Kristo kuko niwe bashize imbere urumva ariko pasiteri ndibaza gukora ibintu by'isoni nge cyangwa se harimo nawo mbona amakanisa cyane cyane ya reve y'abantu bayobye bagakubita abantu mu kanisa gakora mwuka bagakubita abantu bagatega amajosi iwacu ntibiragera cyane ukibaza se ukuntu ukumvira cyane abapasiteri bigeraho umuntu bamukubita agatuza bamwe bafite ibyabo abandi bakagira ibyabo ariko mu by'ukuri nta mpamvu yo gucikamo ku ikanisa rya Kristo bibaye ari ukwaguka nk'uko umuvandimwe yabivuze ni ibiganiro by'amahoro mugasenga buriya Kadeza yacitsemo neza uzi ko Kadeza basenze Kadeza yasohotse neza barabanje barasenga bari kumwe na sepake cyane barasenga sena yuko ubwiye se mu kiganiro cy'ubushize kugira ko mudagiri yasenze ndagira ngo aracaba kubona biguye n'umugabo ukuze ambwira iby'iryo sengesho kandi namuze niba gihari araryibuka wenda nubwo ashaje yarasenze aravuga ngo mana niba kuko Kadeza yahunze akarengane ka Rwigita ko wari utangiye kubivuga agasuzuguro no kwanga isura yacu kandi ubundi iriya sepake y'Ubuvira navuze ko yari itunzwe n'ibimasa byavaga ruguru abapfu rero ntacu barafite batangaga ugatanga ibimasa ugatanga raporo iri mu ibimasa 200 byavuye iwacu washika umupfurero agafata raporo ataranayisoma akayisha niyo Kadeza yavuye mwe mwarasigaye urumva abagabo imfura z'imurenge zirababara zirahetsa ziravuga ati nubwo ubukirisa ari kwihangana naka twambaye nk'umubiri dufite kamere ibi birare nageze n'abadasoma raporo yacu kandi raporo itari mu busa inka zarashiriye kwa Rwigita nuko nibwo Kadeza yavutse noneho ariko ngo baje kugenda bahamagarana bavugana n'ababo ko baravukana barasenga basenga Imana muze aravuga ngo mana niba koko tugiye twananiwe kwihangana
ukaba ujanye natwe kandi ntabwo turabizi kuko gucamo ikanisa cyangwa se gusohoka atari byiza ariko ibyo dukorerwa n'akarengane byatunaniye kwihangana ariko niba uri kumwe natwe ibintu ni bibiri iyi sepake sepeza izashonge nk'isabune kandi natwe niba kwihangana guke kwacu kutajanya nawe tuzashonge nk'isabune abazasigaye bagaruke muri uno murongo ndakubaza tese ikanisa ririho ubu nyine ni kadeza cyangwa ni sepake aho usengera wowe evangeliste nanjye ndi evangeliste ubona muri kadeza cyangwa ubona muri sepake ngira ngo nari nabivuze ko wenda sepake wenda ni muri mind donc ya discipline ya sepake no burere yaguhaye we bwa burere bwa sepake ndacaburimo ariko hano kuri tere kanisa rihari yarabaje ikanisa urimo bunyine rifite nk'umurongo wa sepake si wewe tuvuze yego ikanisa urimo amakanisa ubine turimo nashaka reke kubanje jengine si sepake kandi sikadeze ni ibintu bivanze ni ikindi ni ibintu bivanze ikorari yanyu ziririmba yambaye bitambara ntibagira ibitambara abazarimba bahagaze nta dance kibaza bakenyera ibitenge twiza tubibona muri kadeza byabaga muri kadeze ariko hari n'abandi baba bahagazemo bambaye ibitambara nimba navuze biravanze kadeze baravangaga nabo ushaka yaracamba udashaka ntacamba ariko nyine kubera ko ari umuco w'abanyamurenge ruguru abagore bose bambaraga ariko twese pake umukobwa w'inkumi ngo araje ntagitambara ntibagaza babishima hano abakobwa mu ikorari yanyu bazambara bitambara hano turi oya yose baririmba gutyo ni kadeze ushatse kuvuga ko nabaye kadeze wisanze muri kadeze wari sepake kuri kadeza na sepake kuko mbibona jewe ntabwo cyane ari amazina mu yandi magambo ni esprit mu mpere mikoro narivuze turi mushaka munite kadeze cyangwa sepake pour le moment nta kadeze nta sepake twarababariranye ico naryo shimwe turimo haleluya imana yabwe icubahiro yego none bwana Karege ibi hari abantu benshi nagiye numva bavuga ngo sepake na kadeze ngo bababariranye bahanye imbabazi ngo none twe turi gukomeza tukazana ngo ibyashize ntabwo ibi turi kubivuga kubera gukritika cyangwa se kubera amatiko ya ahubwo ni analyse z'ibyo byarabaye kuko abantu benshi bari bazi ngo se sepake yafaga iki na kadeze n'ubu ntawaroze ko imyaka 40 ishize sepake batavuga rumwe urumva ariko abantu yakwibaza ndetse kuba sepake na kadeze bongeye guhura twabibonye mu mafoto harimo ubuyobozi bwa leta harimo ese kweri byavuye ku mitima yabo barababarira bavuga ati iyi kadeze dutuye imyaka n'imyaka twicaye tubibabarire cyangwe ni kurya Imana igira inzira nyinshi yace mu zindi nzira ituma izo mbabazi zibaho n'ubundi muri za nzira z'Imana nyinshi ufite uvuze icamo hari niyo guca mu muntu kugira ngo abashe gusaba imbabazi kandi burya no gusabaga imbabazi kuriya ni igikorwa cy'ubutwari iyo umuntu yumvise ko yasaba imbabazi ubundi gusaba imbabazi ni ukwicuza rero abantu bashobora kuvuga ngo abantu barimo barabivuga ngo baragarura ntabwo abantu barimo bagarura urumva biba na byiza no kubivuga kugira ngo n'umuntu anamenye wasabye imbabazi niki yaziraga ntiwumva aho byari byarakozwe gute byagenze mu buhe buryo rero nimba hari n'uwo bishobora kuba bitaguye neza none se niki cyaba gituma umuntu atagubwa neza mu gihe abantu babiri batari bahuje bahuye nimba n'ubushize narabikubwiye ndakubwira ngo nimba hari n'uwabigizemo uruhare kugira ngo bano bantu bahure babashe kuvuga rumwe uwo muntu ni uwo gushimirwa kubera ko tutomushimira kubera ko twokwirwa tumutekerezaho ngo buriya ngo nta yindi politiki nta yindi siyasa yabirimo rero nimba kuko barimo bavuga ko hari abantu bari iriya hejuru handi barimo bavuga kuko ngo ziriya atari imbabazi ngo zaturutse mu mbaraga za leta icyo dukeneye uko abantu babana neza amahoro habe na Bibiliya ni kwivuga buriya umurongo mwinshi umukristo agomba kugenderaho tugendera ku murongo wa Bibiliya iravuga ngo mugire umwete
apana ko bavuga ngo mubane n'abantu amahoro ibyo kubana n'abantu amahoro mubigirire umwete buriya numva ko ikintu wagiriye umwete ni ikintu n'ubundi ugomba gushoramo ubwenge bwawe mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro rero uwabigize uruhare kugira ngo tubane nawe amahoro uwo muntu no gushimirwa bwana Dr Mugisha ntitubitsinda abanyakagara ko baravuga ko mupuza nakagana turi mu mwuka wera ariko ndakunda no kugira ngo tukabwirize ganabo kurega ni satani nabo sibo nta mwuka wera babamo nta mwuka hari bavuze ngo nabo ngo tubagaya ngo ni satani bari mu yabanditsemo numvise bavuga mu maspace yabo aravuga ngo ntago sepake ngo yatanze imbabazi ngo izikuye ku mutima ndazikuye ngo yazikuye ngo kumbaraga ngo twirwana yabashoye imbaraga igitutu ngo mbese baba barenye kubwagahayo ka leta ariyo twirwana biri hari ahantu ibyo bintu turabivugaho iki twirwaneho niyo yakiri umwuka wera kuruta abapasiteri ahubwo none bahamagaye twirwaneho kuza kubana nabo muri ivyo birori ariko kuko yarabivuze ngo mugira umwete wo kubana hari naho muri zaburi byanditse ngo mberega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe abana bahuje ngo ni byiza ngo bimeze ngo nk'amavuta ngo asutswe ku mutwe wa Aroni bagatembera mu bwanwa noneho hariya haruguru igikorwa cahabaye ni igikorwa cavuye mu ijuru numvaga hari n'amasezerano y'ibyo bintu ni igihe c'amasezerano kigeze ngo abantu bave mu bujiji bamenye ko ubumwe tuba twifuza hano hanze mu buryo bw'umubiri bwarushaho kuba bwiza iyo bibaye ubumwe bwo mu mwuka ni ukuvuga ngo iwacu hari imihana imwe ngire ngo abapasiteri bo muri sepake barabasepeza hari imihana batageze bakandagiramo hari wasangaga hari pasiteri mu sepake bashobora gusanga mu muhanda kubera ukuntu hacecetse ukaba wotinya no kumuramutsa ugategereza ko akuramutsa kuko ari we mukuru nawe ndakuramutse ukaba wohunga kuko bari abantu batuje ariko urabona ko abantu bari baranze gutanga imbabazi simvuze ngo n'abafarisayo uyu muvandimwe ari hano ariko mu by'ukuri kadeza njyewe niyo ngenda ngarukaho kadeza ntigeze yanga sepake ntigeze ipinga sepake wenda guciye nko mu ijambo gatoya aho ngaho kubera ko urabizi turi mu bihe bibi twagiye tubura abantu cyane hari iwacu hari mu Minembwe niho habereye izo mbabazi ariho tuvuga ibi biriyo byagiye biba hari ahantu aya makanisa yombi ntabwo yigeze ahura yose mu rwego rwo gutabarana cyangwa nimba ikiriyo cyabaye nimba ari umuntu wakadeze wapfuye sepake ntigeze ijayo byari bimeze gute ukuntu byageze aho ngaho wa mugabo wose baganwa yigeze banga ngo kana amasezerano yarahari ngo sepake na kadeza sepeza na kadeza ngo baziyungira kumukikira hari arusigaye bireba nubwo wasangaga ari umwana yapfuye ari umukadeza cyangwa se ari kadeza cyangwa ari sepeza ugasanga wenda majorite ariko kubera umubabaro n'agahinda bahuye nako hari umusepeza ashobora kuja mu kiriyo cy'abakadeza hakajanwa n'umubabaro n'ubundi bahujwe n'imibabaro kuko basanze baribeshe ni ukuvuga rero iki ni igihe cyo gushima Imana kuko Imana yongeye kugarura ubumwe bwa Kristo murenge tukira abantu batandukanye bunyine barevera bo muri kadeza bazava muri kadeza aje kubwiriza byigeze no gushaka kubaho apotre gitwaza tunamshimira hari giteranije nakibayemo 2008 mu Minembwe gitwazaga bundi n'umwana wa kadeza n'umwana muri kadeza bijombo ahubwo ukuntu byasubiye inyuma nico tutamenye umugutano wa mbere wagitwaza wahuje amatorero yose nibwo nabonye se wagitwaza bwa mbere mu maso yanje igiterane cyakorewe kwa Makombe kuri centre nini ya sepake twama tuvuga ngo ibintu birarangiye abantu barababariranye abantu basenganye gutya tukayibona ntawe ukubireba nyina habe n'abakatolika bari bahari
data wacu narababonye reka bana data A- waje nawe abakatolika ntibazapinga oya ntibazapingaga ariko bareberaga ibyo nabo babaye interese no nabo gukutana ko umuvuga butumwa gitwaza yaje nawe ico kintu cyo kuvuga ngo Kadeza na Sepake bakoreye igiterane ku musozi umwe cyarabatangaje kandi bigakaza agasubira kicarana na makombe abakatolike baravuze ati karako tugenda tuje kureba ivyo byiza ukuntu byashize rero kandi kitwabimenye ariko nizambabazi gaza bagaza bagara kwa makombe ngo narababariye bagara kuri muriza ngo yahindi kwababariye aho baganiza pastor batoya twarababariye jewe ndi muri babandi batababariye nuko bakama baheza abandi muri ico kintu ngo haro ejo bundi hazi ico bita tutanavuze ubushize c'est pas qu'il reforme ya Karonda iravuga ngo twe turababariye bari harimo na Marehemu Karumbuza pasteur irabani nabandi bakora igiterane c'ubuzuse bari mu mwuka wera babazaruramba bagenda bavuga ati turababariye nabandi mureke tubabarire iyo reforme se ndihari ya pasteur Karonda irahariga noneho rero dushimye Imana ko nabari abandi bigiye bikomererwa byaranze gutanga imbabazi byaje Yesu yabagezemo akabinjiramo imitima kayimena ikoroha ubundi baba ngo umutima woroshe ni uramye Imana umutima ukomera ku mbabazi imyaka 40 igashira kuya mutima udafite Imana kuko Imana Bibiliya baba ngo nari nshonje murangaburira nari nambaye ubusa muranyambika none se nabikoze ryari ko nta kubonye w'Imana we urya wakoreraga urya muvandimwe wakoreraga ni jewe ko Imana ntiboneka Imana tuyibona mu bandi iyo nkubonye nkubonamo Imana iyo ngukoreye mama nkorera y'Imana none se iyo nkwimye imbabazi imyaka 40 igashira mbandi kumwe n'Imana mbandi kumwe n'Imana narababariwe njiwe kabangwa narababariwe Yesu kabiririmba ngo narababariwe kari nasaza uzi kumaza imyaka 40 hari uwo kandi narababariwe gushirwaho iteka atari ibintu bitoya nk'ibidari bavuga ngo Sepake yatwaye kera piano dari stars naragiza byakusike bimwe binini by'imyobo kandi ningwa kukubabarira narababariwe kavuga ngo ntuzi Imana muri nje je bizongora kumva I'm not blaming abasepeza ariko mu byukuri kadushima Imana gusa kuzabaye ibyo waruvuze ngo byakagarana kambigarukeho hozo ubona umwuka wera ubarimo kandi bafite mwa pasteur umwuka wera warasohotse umwuka wera n'umuntu yabaye wakamere bena kuri hasi umwuka wera wakimurimo hoyaye ni ukuvuga ngo ko baravuga ngo Sematama generale niwe wabahuje ku mbaraga ese abayabikoze n'ikibazo naco ndi kucibaza abayabikoze twirwaneho se akazi kayo nukurasa mayi gusa cyangwa nibyo nabyo birimo ibyo ntibiri mu nshingano zabo guhuza abantu ni byiza cyane n'amatorero sa amahoro amatorero ni itorero gani ni institution z'igihugu imwe muri institution z'igihugu kandi zifite abayoboke benshi abaturage benshi za ADPR ibibazo za ADPR inkoretero ikabijamo nayo ikabafasha kubikemura sibyo biriya nibyo biriya rero ibaye yanashize mu kuboko niyo gushimirwa apana gushimirwa gusa tuyikuriye ubwatsi kuko hari gihe tutaho FRDC kutabikoze ariko ariyo leta mama imere buriya ntibari bazi ko ahubwo hari n'ibibazo amatorero bari yasiyo babonye ibigori byeze bakaja kubihekura bakabona inka FRDC sinavuga ibyayo muri make rwose ibyo yaba twirwanaho nimba ari yabikoze kuko numvise na ni bose babikoze na amatorero afatanya na twirwaneho bose babize kuko abagabo bacu urabazi nta mugabo wacu wofata ku gakanu iwacu hari umugabo wofira n'ukuri kuyabe niyo ko baramafuti akavuga ati ndasa titubizi sico cyari kimaze iyo myaka 40 sa mahame sa zari zihari se sinamwe ngo akinagiza sogokuru atangira kwedake yakubiswa agahindurwa intumbi bagaza bajana kwa muganga kwatabivuyeho nta munyamurenge uzufatwa gutaka n'umwuka wera wamanutse hari ahantu araza akora ibyaha yo bayaciye muri twirwaneho yabaciye mu pastor bose yabaciyemo kuko bari kumwe
ngaho kampe evangeliste hari icyo wongeraho bwana ibyo uvuze ndumva ntacyo nakongeraho gusa icyo ashorejeho n'ubundi nawe nakivuze ko inzira byocamo zose zo kugira ngo abantu batange imbabazi abandi bazihabwe abantu babashe kubana mu mahoro icyo gikorwa nicyo gushimirwa ndetse ntikigarukire muri sepake na ntuzi kuko dufite gahunda nayo atarahura abakomite baza bahura na bakadezi ngira ngo buriya ikibazo cyari kiremereye cyane ni ka sepake na kadezi abakomite ngira ngo ni hari abo ntibaza baterana ahubwo uzi ukiri aho yabivuze afande Charles Sematum General yabivuze hari n'abandi ngo bavutse bari mu mikinke yavuze ngo nabanyagashamba ngira ngo yabakomoje ukiri aho ibyo wenda sinabikurikiranye ngo numve uzi ko bano nabo abakomite kuriya nabo ngo bacitsemo gatatu none ga nanone nyine mu by'ukuri umugira neza uwo wagize uruhare uwo warasenze aho tutazi agasengera akadezi na sepeza bigahura nanone nasubire kuri ryabuye aripfukameho asengera abakomite cyangwa niba leta nanone yagize uruhare n'ubundi ndikomeza igira uruhare uzi ko bano bakomite kuriya nabo ngo bafite abantu bataza bavugana ibo bwabo cyangwa andi batore nabo ga kuva cyagiye basohotse ari abakomite baza bavuga ko abantu batishimiye gusohoka kwabo ngo barabatutse babatuka igitutsi ngo cyitwa mabungo bakavuga ko ari ururimi ngo rw'ikibembe ngo rusobanura nimba ari umuntu ngo wuzuye abazimu abadayimoni donc umuntu wuzuye abadayimoni mu kibembe mabungo negeza bisha mu kubunga yo urumvaga washatse kumva kuko bigiye nko gusa kubunga n'amabungo bavuga ko ari abantu babatutse ariko none buriya saba sefeza babatutse kubera ko bari bavuye iwabo bafite ibyo banenze ibyo ni bisanzwe amakanisa acitsemo hari utuzina bazabaye hari ayo bise za vuduka hari ayo bise za ibyo ni bisanzwe noneho ga iriya bari abakomite ngo barangize abantu babita mabungo ijambo ry'ikibembe risobanura ngo umuntu wuzuye abazimu umuntu wuzuye abadayimoni donc bari abantu bagiye buzuye abadayimoni noneho babakomite babanza kugira urugamba rwo kurwanya rya zina yemite turi bambabungo nyabo turi abakomite ngo buce nabo babakomite nabo bagenda bagira na conflict kandi ukuga conflict zibaye ganone sahozeho ariko uyu nguyu izi kwagira n'abavandimwe ba mabungo kwese irabibayemo yewe nta nubwo tuje kugira ngo wenda tuvuge izo ntengeke zabo ahubwo turi kureba igituma hataza mu bumwe igituma abantu bajukubiye narakubwiye ubushize mu kiganiro nakoze bamwe ngo nayoje abantu siko wavuze ubushize bari umutekomatera ibira ikiranga umwuka wera ibintu bibiri biranga umwuka wera bibiri binini na amahoro n'ubumwe uko no kuvuga ngo abakomite ko warubivuze nta mwuka wera bajanye nabo kuririmba na discipline no kuririmba mukanezerwa mukarira ibyo ni idini si umwuka wera abantu babyumve narabisobanuye neza n'abango indiri imana yacu dusabana nayo mu buryo bwa esprit mu buryo bw'umwuka izi ndirimbo turirimba zidufasha kuzamura amarangamutima kugira ngo dukominike n'imana yacu kuko imana yacu ntituvugana abe n'irijwi ryacu ubundi sibyo rivugana n'imana yacu urya muntu w'indani uvuga uyu hanze nawe agakora expression y'ibyo uw'indani yavuze uriya w'indani ni uganira n'imana iyo turirimbye uriya muntu w'indani agira ama emotion n'ibivakanwa byo kuganira na se bikaba byinshi kandi bikaba ari byiza norira mpaye nsenga norira mpaye ndirimba ni byiza ariko ntibiba bisiguye ngo ni mu mwuka wera kuko umwuka wera gafite kalite tusoma Abagalatiya hari 5 imbuto z'umwuka wera
ubumwe urukundo amahoro kwihangana n'ibindi biriye iyo utabifite rero habe niyo uzi ko bagaza basenga gutya bakaririmba bakarira bwaca mu gitondo intambara bakaba botemana nta mwuka wera wari uhari amarangamutima kandi dushobora no kuyasanga mu bitari by'Imana hari umuntu ushobora kureba n'ikipe y'umupira akuzuzwa cyane wawe ufana cyane hari ushobora kurira yabonye ibindi bintu bidafitanye n'isano n'Imana vuba mama emotion nibisangwa abe n'Imana yacu rero iyo tuye dusenga Imana yacu dufite umwuka wera ama emotion ni meza kuko aduha amagambo menshi yo gusingiza Imana ariko nta na rimwe biba bisigura kuko amarangamutima ahinduka umwuka wera afite qualité afite point de cotation urumva narizo ziriya mbuto noneho rero aba bakomite ukuntu numvishe bacitsemo ndagarutse aje gushaka Revera Gakinageza aje gushaka communauté ikinshasa iwe yarageze kure arengana ngo aje kurizana babati bagiye mu byisi kandi wagiye mu byisi ugiye ikinshasa kuzana Kadeza niyo Kadeza yavuye aho Kadeza yaturutse nawe ugiye niyo ugiye baraguha Kadeza reka duhure n'ibibazo dupfe dupfira Kristo hari n'abari batakijya n'umunyu n'amavuta nibo baba ngabo bavuze mu Rwanda ko kugeza ubu nyine bananiranye abantu bita ni gitarama je pense ni gitarama ubu bahise bahita Muhanga babaho indangamuntu ngo si Abanyarwanda ubundi bo bavuga ko atari abakongomani bakabaho n'ibyisi baravuga ngo indangamuntu n'ibyisi twebwe turi Abanyarwanda turi Abakongomani niba muri Abanyarwanda nta munyarwanda udafata indangamuntu muri Abanyamurenge ntituri Abanyamurenge iyo ni izina rye rya bandiye umubyeyi yasize avuze ko turi Abanyarwanda izina ry'ikinyamurenge n'izina ry'ijurano niko babimeze gahariya none n'amabungu ayowe Imana babarira n'umukomite uririya ruguru ni ururimi ko rwamenyereye n'ubu ni ururimi abantu barantunga mugana abarundi ntabara abasaza bari ruguru kuvuga ngo umunyamurenge biramugora ari abakomite ntibemera ko Abanyamurenge ari Abanyamurenge nyine bemera ino zina ry'Abanyamurenge bemera ko ari Abanyarwanda noneho wabwira ngo nibaje babi Rwanda ntibokunda turi hano kandi turi Abanyarwanda ibona iki nk'ami mpaka ndaci babwiye abangaba bari Rwanda nabo bagavuga ati turi Abanyarwanda turi Abakongomani cyangwa turi Abanyamurenge ariko nanone indangamuntu bamaze kuduha n'ibyisi titwofata barabananiye bariya rero nibo bavuze mutubaza bicara no kuntebe ngo n'ibyisi n'amavuta ntibayarya hari n'abagwara ntibivuza benshi baranapfuye asigaye bakeya tugaruke gatoya hari kiriyo kimwe twigeze kugira hano muri uyu muhana umugabo yapfuye ariko afite umugore w'umukomite umugabo si umukomite ariko umugore we yari umukomite hanyuma torero umugabo yabagamo rikora nyine amateraniro asanzwe yo guhumuriza umuryango byagere by'amateraniro umugore we ntari buyageremo no kuja gushingura amasaha y'amateraniro yarifasha guma mu modoka amasaha yo gushingura nyuma y'Ikanisa abona kubuza ese ibyo bintu umuntu wakijijwe wemereye Yesu nk'umwami n'umukiza uwo mwuka najyare warabivuze nibuka umugabo w'imfura sivuga izina ariko Abanyarunundo baramuzi haba kwa Semahoro haba mu bashuri haba hehe iriya yose ni Runundo no mu Basegega yari muri Abanyakolombe hari aho se ni mu ari banyi hari aho se ni ku Runundo n'ijya mu Basinga ariko icyo kintu cabayeho umugabo w'imfura wa wundi utangwaho urugero mu Banyamurenge bari muri gara karere tuvuga ngo uyu muntu nta munyamurenge umurushufura uruva aza gupfa apfa umugore yagiye mu komite tuvuye ku ishuri turagenda ngo tugiye gushingura tuye kuja ku kiriyo twari abanyeshuri ngo tuhagere dusanga bingiza umugore yananiranye ngo ntashingura umugabo ntamwerekeza abandi se Ruganza namuvuze
ariko ntacu akibazo noneho rero uyu mugabo w'imfura twamushinguye abamushinguye yari n'umukristo cyane abasepeza bararirimba uwo munsi twatubwira ngo none ijuru ryaje rihura n'abaririmba hasi twabonye ibintu bitangaje uwo munsi harimba abagabo bacabagora bajya ku munyi hararirimba na pastor ari hano aho na se wa Revera Muhire niwo munsi nabonye abasepeza ubundi abasepeza bari bazi kuririmba bararirimbye tukatubwira ngo none hari abandi bavugiriye hejuru baje barahura naba bari hano sinene byagenze gute koza mu imibande yose gusa yabaye bazi kuririmba abasepeza bakoma amashi n'ibitabo ndumirwa noneho nikibe byose babonaga banezerewe gutya bakavuga ati ni kwa turi mukuri nakadezaga naho arabiya byacitse nabo banezerewe ubumwe n'amahoro niroje bigaragaza umwuka wera noneho umusaza aramushingura kandi abana abagore ko barinjira bakinginga yamavuga ati no sinshobora guherekeza arasigaye bita kadezaga na sepeza umva nabwo ubwabyo ntibyari bihuye abakomite n'abakavuga ngo ni ba umoja ngo barahuye bariya ngo ni umoja ngo nta kadeza nta sepeza bose ni umo bakabapingaga nawe ubona umwuka wa satani waje gucama abanyamurenge turabamwaganye tumewukemea katika jina la Yesu Kristo kumuka wa Kristo uzano mpera karege mikoro gato harako turaza kukagaruka nimbara ko rushaka kuvuga turi kugenda tuganira cyane cyane nyine kuri aya matorero cyangwa se ikanisa ryacu rya hano twahungiye muri desert cyangwa se aho twita mu butayu no kuri n'amakanisa ya ruguru iwacu nkawe rumuvuga butumwa uri n'umuyumbe tubwire itandukanye ry'amakanisa y'ubumwe n'itandukanye ubu bimeze gute haba mu kiyumbe haba yewe no mu gipastori cyane cyane aho hantu niho watugize muzukuri bajije ikibazo gisa naho kitoroshe kugisubiza ariko kandi ni ikintu kigaragarira amaso ya buri wese umuntu wese wabaye ruguru ukuze wabaye mu iteraniro rya ruguru wabaye mu mikirizwe ya ruguru none n'undi wabaye mu mikirizwe yo muri imishasha biteye biratandukanye rimwe na rimwe umuntu azaro akibaza ariko none ntihari bamwe bagiye bakizwa umugenda twaduhunga kuko bamwe bakirijwe nko mu nzira hari ubwo wigeze wumva mu minembwe hariya ku runundi wacu n'ahandi n'iwanyu ukumva abantu ngo barwanye mu ikanisa uzi ko wageze usubiza perezida wa korali ukaza wakereje akakubwira ngo wakereje kurepeta byonyine gusa wagerageza no kumusubiza kikaba ikibazo kikugeza kwa mwarimu kandi wabona kugeze kwa mwarimu iyo ni baraza nkuru baraza ikakwicarira ariko hano muri ubutayo turimo ari kwicano n'abantu bakandeho ijwi ryo mu butayo ubutayo ni bushira ariko hano zagita kanani ariko hano mu by'ukuri usibye no gusubizanya na perezida wa korali hari n'abazabasubizanya noneho n'abashumba usibye no kuba mwosubizanyiriza hanze urabona biriya narivuze bya perezida wa korali iyo babaga yakinze yabereretse urugi ukaza wakereje iyo wakoraga ku rugi yarasohokaga urumva watinyaga kumusubiriza hanze n'abandi batarimo babyumva ariko hano turi baza basubizanya ku gatuti n'iteraniro ririmo ribibona kandi ukabona nyine harimo nyine n'ibintu nyine by'ishaka ryinshi cyane ry'Imana inoga bagize amaherekezo si ishaka bagize amaherekezo menshi ishaka ry'umwuka w'Imana ijana na discipline nanje urabinibukije nibutse igihe cya discipline tugifite urubyiruko rufite discipline tugifite abakobwa bafite discipline conducteur ari umuyobozi ukomeye ikanisa rigifite umwemerere waryo pasiteri gawe n'urundi rwego perezida wakora mwaza muhura nko muhanuka cyangwa nkiriya hiye nuko hayavuga hari igihe wenyine washikaga umutima nama akakubwira ko wakereje washika ko ukabona wakereje isoni ukari isoni zo ukitenga navyishe
nisigura baza wisigura ukaje imbere sinari mbari kandi n'iri terambere ry'amasaha ku matelefone n'ibijya ritarabaho cyane zikwaga zubendera kuzura masara ke batu bagazo bari tuzi yago ariko igi wacu bagazo yago icucu n'izuba ukamanya ngo ni sake nuko ariko tugize imana discipline n'abantu yacu kuko discipline yashize ku isi cyose gabanya tugize imana natwe birasoreka paseri adafashe microphone ngo parabwiriza umuntu ngo yego paseri yabafasha microphone ahabwiriza umuntu akaba wese mbakayimwambura iyo ubona umwuka wera se discipline ubundi discipline iri mu mahoro umuntu ufite amahoro ntazabura discipline umuntu ufite discipline ntazabura amahoro noneho wa mwuka wera rero akajana n'ivyo bintu bibiri ubumwe n'amahoro ikanisa rya kera rero ni ry'ubu ndaza kuguha microphone ubu nyine hariho n'ikiyumbe abantu gasoya tuvuga kamaze tukamotora abarozi torero rya none rya kera ubuyimbe bwa kera bwa none ni ibintu bihabanye ese nuba ngo kuje imbere mu bya Kristo ngo muje imbere mu bya Kristo ni ibise ni ibyaka kavuyo ni ibihe je kwibera ko wenda kuje imbere mu bya Kristo ari ukurushaho gukora byiza kuri bya bintu mwari musanzwe mukora ari ukurushaho kumenya Kristo kuruta uko mwari musanzwe mumuzi kandi uko ukomeza kugenda umenya Kristo ugomba kugenda usa nawe urumva kuko baza Kristo yakubwira ngo byina ugera ukanagira umuntu uko ubusa na Kristo Kristo akabwira ati dore umwana wari unaka yarwaye mukuru wawe ne bamurose mukuru wanje nunici umwana ese Kristo ni guteye rwangano arya Yesu se ntabanga atwigishije niba abibi ari navyo tukaba imbuto zacu zari Kristo zikaba zirayizi none kibaza se ubu nyine itore kwaraje imbere shaka ko rasubira ngaho ijambo ryawe bashose wenda kandi nkifite mwongira kugira ngo akomeze wowe yamuheze mikoro ntakibazo ubu ngubu waravuze ati nari nkubwira se n'ikiyumbe hari wenda umuyumbaza azahita atambuka avuga ati Reverend ntizi iyo mikoro ngize amaherekezo Imana irambwiye gukina ibi bintu kweri abayumbe niyo murongo w'ikiyumbe nyawo Yesu buri abayumbe mugani ejo muri nabonye bavuga ngo gucisa hawe se barabagira inama barakwica buriya tubagira inama ugize amahirwe nubona abajyanama beza ababagira inama babaye gusa babagira inama nziza ntakosa rimwe icyo navuga niki sa nuwebutse rimwe na rimwe ntubona kuriya bashobora kuba nta discipline ibayemo umushumba afashe microphone ukayimwaka ntukabirebere muri uyu muyumbe gusa uzi ko ubundi uriya mushumba birenze kuba umushumba no kutuyobora n'ibindi agomba kuba ari umwarimu utwigisha umuco akwigisha n'ijambo ndetse n'ubuzima busanzwe uriya ni umubyeyi ariko nimba nawe azahungura igitabo mu gitondo cyo cy'umweru akaza no mu Ikanisa yagera ku muryango bakakimwakira abadiyakoni bakirukanka bagihererekanya umwe akagisingiriza undi akagisingiriza undi no ku meza bakakirambika agasoma akatubwira amakuru ya Paulo akatubwira amakuru ya Daniyeli kimwe na rimwe nyine uzasanga bibaye ariko nimba uriya mubyeyi ashobora akatwigisha indangagaciro z'umukristo indangagaciro noneho z'umuco gusa umuco wacu bwari nk'ubukristo nabwo umuco kuri uyu muco wacu nabwo ni nkamuhatsigi kandi buri umuco n'ubukristo birajana uyu wacu
uyu muco wacu wari mwiza ariko ino twageze abise umwana w'umukobwa ashobora guhamagara pasiteri mu izina ariko n'ikintu naco n'ubushize twigeze nko kugitekerezaho utekereze umwana w'umukobwa w'imyaka 18 akaba avuga ngo muze tuje kwa Joshua akaba ahagaze k'ahantu ko mu kazitiro wenda hategera wenda FM akumva wa mwana w'umukobwa ikintu avuze muze tuje kwa Joshua ntamirebe nabi akaberwa neza nubwo bamwatabuje mu izina tibimubabaza kubera ko bavuze ngo kwa runaka iwiwe ruba rero ibintu zino n'ibya ruguru biratandukanye ariko hagataho kuko yarabivuze kuvuga ngo ukandagiye intebe urayivunye ngo sinabimenye n'ubuka gusoma bibiliya ni byiza cyangwa wambaye ihuzu y'umweru uraryamye kuriya bibiliya yani skandale bibiliya kuriya iri mu bwenge bwose umwuka rero akorana n'ubwenge kubera ko niba uvuga ngo umwuka wakurenze ibiro ntibamenye ibyo ukoze uyase umwuka mwiza y'umwuka w'Imana icane yose none abayumbe ejo bundi baravuze bati perezida w'abayumbe ati zicano dore ko nta mwine muje abantu batari bamenyereye cyane kuri kamera ati zicano na abagenti ba Satani aho yarabishe ati muri amabandi yarabishe kandi mutubwire ukuntu Joshua na Karigeye ukuntu mwaje muri amabandi abandi bari mu bandi ese nawe ni bari ese mu bandi ese mu bandi sifite no kuba noneho ashobora kuba wenda yarageze conception bi ibiganiro bati akakira ijambo nabi ariko mu by'ukuri twese turabayubi ari gupagara uri hano ujumbe ubundi ubutumwa ni Kristo twese turavuga ubutumwa naho kuvuga ngo aba YouTubers nyine ngo n'abagenti wese agenti wa Satani ukora abana bakarya Satani azagabura abana cyangwa akaba yo kwishura n'inzu arimo Satani ndiyo kwishura inzu niyo gifite abakeneye ngo bagusore mu by'ukuri abakeneye ngo bagusore Satani abakeneye gukorwa n'isoni gusa muri gihe kandi kiyumbe twibasiye ngo ntawe twavuze mu izina niwe wabivuze ngira ngo ni Robert ngiye turavukana habe no mu muryango n'umuntu muzima hari usanga ngo babaye hari abazamataga imiryango n'intuzi nta nenge wenda ashobora kuba muziho ku giti cyanje gusenga ko gushobora kuba kwara mu mugabane nta kuntu umuryango nturi affecté noneho iwe niyo ko nta gitero caje ahubwo twese turaba Kristo abashaka ngo tugisho twakora muri n'ubwami bwa Kristo nuko bibiri abangozana impano yawe nanje zani yanje ubutumwa bukomeze hano ntarebe ko turabapagana turabamizirima turakijijwe twese turasenga noneho rero uko rero kuvuga ngo ukwita mugenzi wawe ngo n'umuhaje wa Satani oya sibyo n'ugucikwa yaracitswe Satani ariko mu by'ukuri twese turakorana nta tibakababeshe ngo hari umuntu uri special ku Mana ngo arasenga ngo n'umuyumbe nibyo nabwiyaga abantu baba ngo nta muntu ubundi abe Yesu yaravuze ngo gusenga ni byiza ariko gusenga mu tondo sura amagambo ya nimugora bijya n'iby'ufarisayo twese turasenga shobora gusenga ngenda shobora gusenga ryamye ico upfa nanjye nuko senga mu izina rya Yesu Kristo anavuze muco mu gusanga izina ryanje cyose batazakibakorera nuko rero nta bwami bwaje gucikamo nta bayumbe nta bakristo twese turi umuntu umwe ahubwo ko wari ubivuze ko tuzakenera ngo turebe ko ikanisa ryacu ry'abanyamurenge habe n'aba bishop wacu n'abarevera bacu baturuta batuvyaye bongera batekereze umwimerere w'ikanisa ry'iwacu n'ibiriho none niba ko ari abakristo badashidikanya ko ari abakristo cyangwa se nta kindi bagamije bazi kuko hari imitandukaniro kandi niba ari n'imperuka sitwe giye kugeraho twebwe abantu bafite imperuka zabo zitandukanye n'ibindi
ariko cyane cyane ikintu cyitwa discipline mu kanisa ntico buri wacu gusa bakunda. Hari abapasiteri b'Abanyamulenge adatinya kuvuga ngo sinshobora kuba kanisa y'Abanyamulenge. Hari abapasiteri b'Abanyamulenge bari manya Kenya avuga ati sinshobora kugaruka kandi mu by'ukuri simvuze ngo Abanyamulenge n'abayindisipline, simvuze ngo Abanyamulenge ni abantu batari imfura oya, ahubwo ni bari imfura zikiriho turimo, ahubwo se ya masomo yabafashaga arashariho. Dufite umwanya wo guhugura abakristo uko umukristo agomba kuba ari indangagaciro za gikristo. Turashaka doctrine za gikristo muri no kaza ryacu rya none kuri none. Kondigiteri arashari kondigiteri, mwarimu arashari mwarimu, mufasha nka mwarimu waje, pastor ndamwubasha. Buriya umushumba ni ikintu gikomeye. Nuko noneho twese hamwe tureba ko ari cyakorwa kandi impamvu mbivuze gutyo nuko nuko bahanga wayibe turabavugaga iyo turebesha amaso tubona twebwe hari ukuntu bagize gute bafekta kanisa. Sini kanisa gusa byafekta n'ubwo bw'umuntu usanga hasigaye bango abandi babyina ngo bwabo ko bubyina biba muco wacu Abanyamulenge bagiye kuzotugira abantu babisirimba usanga no kandi kubyina si kubyina Imana n'ibyambi. Hayo naje nijoro hari abagore n'azandi baza batamba neza ya mu nkambi ntazamsika n'abana bacu barabikunda, ariko nibyo byabaye muco, nibyo byabaye kanisa, nibyo byo gufata umwanya w'ijambo. Nico kirangantego cy'Abanyamulenge. Umugabo w'Umunyamulenge agiye kuzoza abanerwa mu gisirimba point d'interrogation. Cyo gisimba se cyo gikorwa neza ushize narakubeti niyo tuzoga Imana ngo azakora practice kibega ari ikintu n'umunyamahanga nakireba avuga ati kino kintu gikoranye ubuhanga kirateguye iyo abantu babe gucuranga abantu gucuranga ibintu gukora ama progression y'amakode n'ibindi ni ibintu ushobora gucuranga ukabikora hano n'ahandi bakavuga ngo uyu muntu koko yarabyize. N'indirimbo abantu bahimba indirimbo ushobora guhimba indirimbo wisuze muzike wagara ntara baba mu indirimbo none se umwana atarutse arebye hari umugore w'Umunyamulenge ko aragira gute kandi nta Munyamulenge bagazavye na kera batega amaboko bagira gute yose gabona umugore w'Umunyamulenge aza kwita gute ugasanga umugore w'Umunyamulenge mu by'ukuri tuba tuvuga kanisa ry'Umulenge gusa ikanisa tuvugira ni rya Kristo ni rya Kristo n'ahandi nta mupaka dufite wa hari mupaka dufite se ariko turacari mu rugo hane wacu nuko noneho kuko naza bikubwira chairman cyangwa se journaliste abana bacu bakitoza none cyo gisirimba bakagenda bagashaka abantu babahanga muri muziki bakabafasha uburyo bwo kujina tukamenya ko dufite ababyinnyi bari professionnel mu njyana ibi kiri muzikale ganato zuba mu cyave isimba ni muziki mu buryo baje mu marushanwa nyine mu buryo baje mu marushanwa n'ababire bakavuga ati abantu izo eteterene n'abantu bageze gute hari kumwe yuriye indaro kandi kamwihari kwa ubundi kwandi kwaka muri jardin ukazubira ngo n'umusazi ari kumwe n'abana biwe niziga media zabayeho ejo bundi umwana abana bacu bamara kujijuka bameze nk'ako ko bayapani bazamwereka video ya saha y'Rwanda mu kibuga yasaze iso yari umusazi so ton papa était fou numubwira umwana uzafite abana bacu bageze mu gihe cya technology nabwira ngo umwuka ntazobimenya ubundi narakubwiye ngo ijambo ry'Imana rino ryo mu isezerano risha narakubwiye ngo rigira ico bita ngo timeless principles ntirizabangamira ikintu cyose. Ibi bintu rero tuhe dukora ubu nyine no gushamburiya niba binabaho je sinabipinga ariko nibikorwa mu buryo buri professionnel ejo nejo bundi atazareba urabona abanyamahanga siyo kureba ngo avuge ngo rakijijwe kubera rimwe na rimwe ibintu yakubona rero twisunge ijambo ry'Imana dukora ubukristo buri universel nuzoza uja n'ahantu bawe ngo ubire ubukristo hari n'abandi bantu cyane arabozi uzamusanga agafata ibyabo ngaho ari byo byiza ibyacu by'Abanyamulenge
bashiramo biriya by'ibisirimba amarangamutima mara kuzamuka akuva ko abanyamahanga ngo batazabasenga harona bwiye uti ngo abanyakenya ngo tuzaduhuza bazasenga babo tubasenga kwa ese bamugana nuko kuzobona abanyarwanda babyina imbyino yabo ya kinyarwanda mu ikanisa kandi ukabona barafashijwe kwero imbyino yacu ya kinyamurenge tutoni yaba ariyo twari tutigirana tubone tuba tubyina ni yababembe aho n'abapfurero gukopia ntaco babyita mimetisme culturelle photocopie culturelle bibaho mubana n'abantu mugakopia ibyabo byiza isimba gasiro bagana kibi twagikuye mu babembe gusa cyari iki gipagani cyakera turasheze ariko mu byukuri ahanga kira dusimba n'igisimba cera niba abantu bakore bakavuyo kandi kigi discipline barabamushirira munegeze kubona umuntu umwe dutaramye hano muri Shadai yamadusiga mu bishire muhani hara hirya mwariho biryoshe ryagaza ari ku ruhande rindi simvuga izina ryaryo agasirimba hano ako gasirimba hari abireba ukabona muntu bita uyu mwuka kariga sinzi imana kindi wongera kugira ngo icyo nongera gitoya hari bimwe sa naho ndibuse naho wenda mbushanyaho nawe gato urabona ibintu byo kunezerwa buriya ntabwo twanezerwa uniforme twese donc ngo tunezerwe kimwe ku buryo ngo usange wenda ngo turambarare ngo biba ari ibintu dusa nkaho twarepese ngo ikanisa ryose ngo rinezerwe ngo rirambarare cyangwa ngo rinezerwe ngo riryamire urubavu c'est pourquoi ubona wenda umwe yanezerwa akiruka ji udakaji gusa ntaho hagarara ngo anezerwe iyo wicaye mu rumunebwe gusa buri ikibazo wenda twari gutinda wenda icyo twari gutindaho eske byo iyo bikozwe bikorwa mu buryo burimo discipline nkuko twari tubivuze kuvuga wenda urirutse ukandagiye wenda nk'umwana urimo ahunyiza ukamukandagira imitsi y'ijosi uvunye intebe y'abandi kandi noneho banakugamagara muri baraza ukavuga ngo sinjewe buriya gusa ni ngaco kibazo cyangwa se wenda gatuti zanumva ngo araho udututi twagiye tumenwa rimwe na rimwe rimwe na rimwe wakoze ibintu muri discipline niyo waba ari umwuka kandi umwuka nawe ukunda discipline iyo ufite umwuka ukakora na discipline habe n'abantu bari mu mubiri baza babibona baza banabiremarika ariko iyo uvuze ngo ni umwuka bigukoresheje si hanyuma rero nkuko wari uvuze yenda nta mpamvu zo kwirirwa dukwenda ngo umuntu ngo runaka na runaka gusa nimba uri umuyumbe nimba utari n'umuyumbe usibye ko nta rutari umuyumbe niko yatubwiye umukristo wese usenga ni umuntu wese ujana ubutumwa ngira ngo n'ubundi ni naho byavuye ni umuntu ushobora kujana message okay bivuze ngo uwo muntu n'ubundi iyo atwaye ubutumwa yahawe taza bujana mu buryo buri vaga abujana mu buryo bwiza busobanutse akanabutanga kuko yabuhawe rero gusa ntawo kwirasira abayumbe kandi nawe ari gusa nibikorwe mu buryo bwiza hari ukuntu yaravuze ngo kubijanye na kiriya narimvuze ngo araza kwitera commentaire kijanye no kunezerwa buriya abayumbe cyangwa se iteraniro kunezerwa mu buryo busa ico kiragoye hari uzanezerwa ukabona yararamye undi agacuri ku mutwe ariko ndacabangamiye naho nahavuze ikibazo no kugira ico bangamiye buriya nose ni gute yamenye ko atabangamiye ni bwabwenge gakoresha umwuka niyo mpamvu twavuze ngo iyo avuze ngo mvuze kuri biriya ngo sinzige nabikoze ndari mu mwuka nta mwuka yararimo ntabwenge yarafite oya inashaka yabufite ariko si umwuka yarafite Paulo yaravuze ngo mutegekeshe umwuka ubwe terashira commentaire hanyuma dusoza icyo narivuze wenda ngo bazakora practice rero rimwe na rimwe zanenga wenda niho bankoshiramo habe naje ubwaje zazatanga shobora kuririmba indirimbo ikanezeza nkumva ndanezerewe gatamba ariko ikindi kintu zanenga kandi abantu bambabarire umuntu aricaye hariya agashima nk'abantu ndakindi munshiriremo nta ndirimbo yaririmbwe po ashobora kuba hasenga ariko twebwe ntitubizi ukamusanga bo nta kintu hanyuma mu njyana iranjyanaga nta magambo ifite hari amagambo asarimo
bazayimba batangiye oya aho ngabo batangiyeho ni sawa hari abataza batangiye tihari igihe twigeze bamakira ngo ibisirimba 5 6 ari gucumwe rebera ngo haguruke asanga asigara iminota 20 aravuga ngo ufashe ibyo kurya bifite vitamine ariko umwana akaba atabikunda ukaba ufite ibyo kurya bifite vitamine cyangwa se intungamubiri bigatuma tubona vitamine ariko umwana atabikunda akaba ari ibindi akunda ariko bidafite umumaro ku buzima bw'umwana wowe nk'umuvyeyi wo muhibihe imbaye mvuga abantu benshi barabizi hano twari twasirimze guhera mu gitondo kugeza saa 7 niki cyabaye umwuka we nuko revera aravuga ati ubaye ufite ibyo kurya bituma umwana bikamuha afya ariko umwana akaba atabikunda akaba yikunda twa lollipop so nuko wewe wo muhibiye nk'umuvyeyi kugira umwana wawe akure neza ubwo byose ni bifite intungamubiri byo waho umwana yama yicara amasaha yashize mugende mutekereza kuri iryo jambo byabaye aha muri quartier ahubwo none rero abantu ni bagende batekereza igifite umumaro muri buno bwami bw'Imana abantu reka baranga mutima hari utekereza ngo wenda byagenze uko ngo nuko nagize gutya niyo handi twadugaga twegabanyabuntu tukavuga ngo ibyo dutunze ubuntu abantu bagapinga hari ubuyesha ngo wenda ngo arabonegeza bavuga ngo habe ngo nibyo ntunze byose ngo zavuye ngo kumavi ngo kukarago usenga si bibi ariko ibyo tunze byose iyo umaze gukizwa ubundi imigisha yo mu buryo bw'umubiri imigisha mu buryo bw'umubiri ntinasengerwa mu gushaka amabranchement no guconnectinga kandi gutanga amafaranga no kaja hanze hano hari intore hari urashobora ngo sinzorina nsaza ntaratanga ruswa ashobora kugenda cyangwa ntagende imigisha y'umubiri rero birivuga ko ari imvura igwira nabeza ariko imigisha yo mu buryo bw'umwuka nta muntu wo hanze ushobora kubitunga niyo yaba atunze bitagenda niyo bari perezida wa repubulika umupagani ntashobora kubona imigisha y'umwuka nk'amahoro yo mu Mana nta mupagani uyabona tuzobona hasi harabona gana cyangwa muri estate nigeze kubakorera ugaca kunjuwe na yindi mutamingo kumva ko bararwana kandi bafite amafaranga no bafite byose baparitse buri muntu imodoka yo hanze wacu kumva isi yashize amasaha ni baguze bonyine ko baramena baraterana iyo uwo mugisha rero ndi bawufite abantu baga bitiranye imigisha iyo muri Kristo n'imigisha y'umubiri ugasanga hari no hose n'Imana ngo Imana ngire gutya ndanasabane n'Imana ugasanga hanini cyane ko arayisaba ubundi nkaho nk'umubyeyi naje nk'umubyeyi ese umwana wawe ufite nk'abana ufite abana babiri cyangwa batatu hakabuza mu gitondo papa nta rweto mfite wowe utararyama akaba gusanza mu cuma ngo atanga ni jacket yangu ngo akuna sina jacket mu gitondo akagukomangira ati data cyakirato canje abandi bana baguze kirato kimeze ukuguko none hakaba hari uwundi uri aho ngaho donc agashaka kukwegera gusanga akubi ruhande uganire akubone se akumva anyuzwe n'ibyo woreka kumufasha ngo nuko iba atazasaba uyimukora ko kuri umubyeyi nuba urukundo Imana dukunda rurenze urunguru rw'umubyeyi iratugenera ibidukwiye ahubwo ari mwana mushobora gusanga wawundi bamakerere Cesar watana mwitiwe niko baba bazasenga ngo uzuko manga hoya Imana yacu ndinakirangirwa izimenye ibidukwiye mu gihe cyayo ni gihe cyacu ibyo duha byose ni mu rukundo rwayo urumva rero abantu bagende bagaruke muri Kristo mu buryo bwiza basenga Imana mu buryo bwiza kongu ugasanga wenda umuntu ntatarama cyangwa wese na kera ko bamukira mu Rwanda munebwe muvuguvugu yaravuze ga president wa yumbe ngo umuntu utasenga nayo kuryama waravuze ngo muti bazasenga n'abana basengesho kuryama ngo baravuga bari bara murabagira inama ngo tutasenga nayo gusa ari cyo cyangwa kugira cyangwa wosenga utosenga birabareba si ibyabo ariko uremera ko buriya abayumbe bafite umutwaro ukomeye wo gusengera abanyamuhana n'abandi b'amafuti kuriya bafite umuzigo ubariho iyo rero bababwiye ikintu mugomba kucumva hanyuma rero
papa yaravuze ejo bundi sizo nshingano zawo se yaravuze ngo abanyamasengesho ngo ntibakababeshe imizigo dufite yaturemereye mutumara twikore ni yanyu uwo nifura niko yavuze okay hanyuma ari ijambo nashatse kuvugaho buriya ntubona zino aya macano ya YouTube n'ibindi rimwe na rimwe abicaye bakabitekereza kugira ngo bakore uwo murongo babashe no guhahira n'ingo zabo ngende mwivuga buto nta mpamvu yo kubirwanya avuga tumwe nabo nyine babonamo habe n'abari bari mwivuga butumwa nikaza nikataza jewe zavuga habe n'abari bari mwivuga butumwa bashora imbaraga cyane kubera ko bazi kuko nta muntu utazi ko YouTube ihemba rero nta mpamvu zo kubirwanya nabyo kuko nabyo birafasha ikindi rero ese ubundi icyo nje nibaza iyo hagaragaye buriya imitwarire itari myiza mu gitaramo hanyuma ngo n'umwuka wabiteye hagaragaye wenda kuba nyine umuntu yo kandagira kagatuta kakamena umuntu akakandagira umwana baryamishije munsi y'intebe kugira ngo ese iyo habayeho kese wenda nk'iyo ngiyo buriya andehoro ya komite iyoboye ikiyumbe buriya nta handi hantu buriya nibo ni hajya babivuga gute buriya no kuvuga ngo nta handi hantu barubura ta yindi ta barubura kwa president nyine w'ikiyumbe mu gihugu donc ta pasteur ushobora kuba yobaza ngo uzagenze gute ikiyumbe kirigenga ndanga n'ubwo gisa n'ikiri munsi y'amakanisa kirakomeye ariko iyo jambo hore ri sensible jewe kadusoje igani bari tugisoje ariko iyi message yanyuma jewe ukuntu ntekereza ese abayumbe n'abinginzi bikanisa cyangwa se abingizi bikanisa hari abikanisa akaba n'abakarere ariko hari abikanisa akaba n'abakarere ariko bose kuri asabi kanisa abikanisa ni bagengwa na rya kanisa n'abakarere bagengwa n'akarere donc nta kwaza chairman bakomeze kubaga soza none se ngo fundraising n'ibindi bikorwa hariya biba bitangwa raporo mu kanisa cyangwa bitangwa mu kiyumbe ku iterambere ry'ikanisa cyangwa ku iterambere ry'ikiyumbe ririye kanisa kurumva boje nta kanisa kari ngo dufite amakanisa abiri ya Kristo hano rero gute none se ntiwumva ko amakanisa abiri ya Kristo amakanisa dutanga mu za 10 kurumva kuko buriya akabana dutanga mu amafaranga y'umukristo ntayikanisa nayo ubutumwa bwiza urumva ariko ubutumwa bwiza bugomba gufata administration mu kanisa ryawe sinoka amasoga burya mu mwibwa ubutumwa ntafite urwandiko rwa pasteur tivyo kunda simfite sinemero kugira ico nkora n'ibiterane cyangwa se n'ibitaramo ndafite autorisation ya pasteur ushatse kuvuga ngo mbere ko ntanga amafaranga mu bayumbe zobanze mbaze pasteur waje ngo se ntanga amafaranga mu kiyumbe aho gani muri cyake wowe uri umukristo wande nishaka ibintu umukristo wawe nimba nagira mu kiyumbe se ntikizwi se si departement nimba ngiyeyo abandi bagatanga mbaze mpamagare pasteur ngo se ntange dufite ubukristo twarabuzaniwe n'umuco wa Kristo twarabuzaniwe turabakira kandi turawukunda kandi bose abanyamurenge bose ko umuco wacu wakera ngire ngo unyirese cyane abantu uko turayoboka umuco wa Bibiliya ese ubutumwa twazaniwe ico kintu wenda na structure yandi makanisa niko bimeze kazajya Kristo kwisi isoze abayumbe ntiziye mikoro iyo telefone nsoze ikiganiro byagaze umutwe munini ikiyumbe cy'ikanisa kigengwa na rya kanisa cyose bigomba kuba ikikanisa ariko akiyumbe cyihariye cy'akarere ico kikarebwa n'ubuyobozi bw'abayumbe haba mu karere ndetse no mu gihugu haramutse habayemo igikorwa runaka gituma abashumba benterivera n'uzabibazwa ahubwo se tuyoborwa nande rero mu kanisa tuyoborwa na pasteur ayo na mami abiri sawa turabashimiye mwabanye natwe muri iki kiganiro abakunzi ba Burunga TV abakunzi ba Desert Voice TV abakunzi b'ijwi ry'umurenge TV turabashimiye rwose mukore subscribe ndetse muze gukora share kugira ngo iki kiganiro kibashe kugera kuri benshi tuzagaruka ubutaha dukomereza ko twari tugejeje akaryo sindigahera mu hitama murakoze mwamfura mwe turabashimiye